ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twese turabizi. Ndabizi ko nubwo udakurikirana amakuru cyane ntabwo wabura kujya kuri TikTok kuko bigarukaho cyane, ntabwo wabura kuba ureba status z'abantu barabipostinga cyane, ndetse n'ibinyamakuru bibivugaho ndetse bikanabyandika. Ibi bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo intambara ihanganyemo na M23 bimaze kwangiza abaturage ndetse n'imitungo myinshi tudasize amazu. Nk'ubu mu mujyi wa Goma hari umutekano, hari umutuzo, hamaze iminsi amasasu yaracecetse hatuje, ariko mu bihe bishize Kinshasa aho byari ibindi abaturage ba Kongo barimo bigaragambya batwika za ambasade, bazigabaho ibisa n'ibitero ndetse banasahura. Ibyo rero byatumye haterana inama ya EAC cyangwa se inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Muri iyo nama rero birumvikana ko n'u Rwanda rwagombaga kuba rurimo, ariho Perezida Kagame yagaragarije cyangwa se yavuze ko hari amasasu yatewe ku butaka bw'u Rwanda kandi agomba kugira icyo abikoraho. Rero reka turebere hamwe icyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabivuzeho. Perezida Paul Kagame yasezeranyije kuzagira icyo akora ku bijyanye n'icyemezo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziherutse gufata cyo kurasa ku butaka bw'u Rwanda nyuma yo gutsindwa n'umutwe wa M23 mu mujyi wa Goma, zikica abanyarwanda ndetse abandi bagakomereka. Ubundi mu ntangiriro z'iki cyumweru bwo habaga urugamba rwo kubohora umujyi wa Goma, abasirikare ba RDC baratsinzwe ndetse batsindanwa n'imitwe bari bafatanije barimo Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi bantu bafatanyaga nabo hatavuyemo abacanshuro babaga bari ku ruhande rwa RDC. Icyo gihe bahise bafata icyemezo cyo kurasa ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Kugeza kwa 28 Mutarama 2025 ibi bikorwa byari bimaze kugwamo abanyarwanda 9, mu gihe abandi benshi bari bamaze gukomereka. Iyi myitwarire y'ingabo za FARDC ni imwe mu ngingo zagarutswe na Perezida Paul Kagame mu nama yamuhuje na bagenzi be bayobora ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Iyi nama yari mu murongo wo kurebera hamwe icyakorwa ku ntambara ikomeje kuyogoza uburasirazuba bwa RDC ndetse n'ikibazo cya M23 gisa n'ikirengagijwe, kikaba gishakirwa ibisubizo bya gisirikare kandi hakwiye ibya politike cyangwa se ibiganiro. Perezida Paul Kagame rero yabwiye bagenzi be ko hari abanyarwanda benshi bahitanywe n'aya masasu yavuye i Goma, ndetse asezeranya ko hari icyo azabikoraho. Ati mu minsi 2 cyangwa 3 ishize twapfushije abantu, habayeho kurasa cyane guturutse mu burasirazuba bwa Kongo i Goma, hapfuye abantu babarirwa mu binyacumi, hakomereka ababarirwa mu magana. Ibyo byo mu buryo budashidikanywaho tuzabyitaho, nta kubishidikanyaho. Mbere yo kugera kuri iyi ngingo ariko Perezida Kagame yari yabanje kugaragaza ko uburyo ibihugu by'amahanga biri kwitwara muri iki kibazo bubabaje cyane. Yatunze urutoki ibihugu nka Afurika y'Epfo bikomeje gukoreshwa na Perezida Felix Tshisekedi wa RDC muri iyi ntambara. Mbere yuko nkomeza ndakwibutsa ko hano uri kuri Sobanukirwa TV, banza urebe niba warakanze subscribe, niba utarayikanda yikande dukomezanye. Nongeye kubaha ikaze, nge muri kumwe ndi Gustave Abayisenga. Perezida Paul Kagame ati mu minsi 2 ishize kuwa mbere ndetse n'uyu munsi mu gitondo ubwo hari kuwa 3 naganire na Perezida wa Afurika y'Epfo washatse ngo tuganire kuri iki kibazo kubera uruhare bafite mu burasirazuba bwa Kongo, ari hariya yigira nk'umuntu uri gukora inshingano zo kubungabunga amahoro kandi afite ingabo zirwana zifatanya na FDLR ndetse arwana na M23 ku mategeko ya Tshisekedi kubera ko avuga ko abari abantu badakwiye kuba bari muri Kongo ngo baturutse mu Rwanda. Perezida Kagame yashimangiye ko M23 atari abanyarwanda ndetse agaragaza ko ibihe bitandukanye Tshisekedi ubwe yagiye yemera ko ari abanyekongo. Ati M23 ntabwo ari abanyarwanda, ni abanyekongo, ndetse igihe kimwe arabyemera ubundi ikindi akavuga ngo murabona ko ku gice kimwe ni yego ni abanyekongo ariko ikindi gice gikomoka mu Rwanda. Yakomeje agaragaza ko atumva uburyo abayobozi b'ibihugu bemera gukoreshwa muri ubu buryo. Ati ni gute abayobozi b'ibihugu byacu twemera ko ibi bikomeza kuba
iteka ryose ndetse tukemeza ko dukwiriye gukoreshwa na Tshisekedi cyangwa undi uwo ari we wese umushyigikiye. Kuwa gatatu tariki ya 29 Mutarama 2025, Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo Angie Muchega yatangaje ko Perezida Cyril Ramaphosa yaganiriye na Perezida Paul Kagame, amubwira ko ingabo z'u Rwanda nizikomeza kurwanya ingabo za Afurika y'Epfo mu burasirazuba bwa Kongo bizafatwa nko gutangiza intambara. Ni ingingo nayo Perezida Paul Kagame yagize icyo avugaho muri iyi nama yamuhuje n'abayobozi ba EAC. Ati ndetse Afurika y'Epfo ikanatinyuka gutera ubwoba ku bishobora kuba nyuma y'ibyo. Birumvikana, dutegereje kubona ibyo bikangisho byabo. Perezida Kagame yavuze ko iba Afurika y'Epfo ikangisha yagakwiye kuba yarabikoresheje ikemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC cyangwa mu guhangana n'abirwana nabo muri iyi ntambara. Yagaragaje kandi ko uyu munsi hari ikibazo cy'uko usanga ibiganiro bya Nairobi na Rwanda byashyizweho mu gukemura ibibazo nta musaruro bitanga kubera ko ababirimo barushije uburemere impamvu yabyo. Ati ibiganiro bya Nairobi byahindutse ibiganiro bya Uhuru. Ibiganiro bya Rwanda byabaye nkaho udashobora kuvuga ikintu kidashimisha Perezida Lorenzo. Ibi ntacyo bifasha mu guhangana n'ibibazo bikomeye nk'iki duhanganye na cy'uyu munsi. Kubera ko bidashobora gukemurwa, birangira dufite ikibazo nk'igihari aka kanya. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko atumva uko Tshisekedi akomeje gusimbarara ku ntambara kandi bimaze kugaragara ko nta musaruro itanga. Ati ntabwo numva uko Tshisekedi akomeza gutekereza ko azakemura ibibazo bifite aho bihuriye n'uburenganzira bw'abantu akoresheje igisirikare, abica, abarasa, azana ingabo ziteguye gufasha nk'iz'u Burundi by'umwihariko. Ntabwo nzi niba ibyo byarafashije mu minsi mike cyangwa se ibyumweru bishize bakora ibyo. Yaragize ati ndashaka ko buri kimwe turi kuvuga cyangwa se icyo duteganya gukora icyo ari cyo cyose tubanze twumve neza ibiri kuba mu buryo buzima, ubundi dushingiye kuri ibyo dukomeze. Wenda dushobora kugira aho tugera, ariko nidukomeza ibi bintu byo kuratana ibyiza kuri buri umwe no kuba abantu bigira beza ariko bikarangira buri wese haranira inyungu ze aho guharanira inyungu duhuriyeho nk'abantu bo muri Afurika y'Iburasirazuba, ntabwo mbona uko tuzatanga umusanzu ufatika mu gushaka igisubizo. Perezida Kagame atangaje ibi mu gihe leta ya RDC cyangwa se ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje gushimangira ko itazigera igirana ibiganiro na M23. Ni ibintu byatumye uyu mutwe wubura imirwano ndetse wigarurira ibindi bice byinshi birimo n'umujyi wa Goma uheruka gufatwa. Biravugwa ko M23 aho yamaze kwigarurira ubu hari amahoro, ndetse abaturage bagera ku 100 baherutse guhunga bahungiye mu Rwanda bavuye i Goma batangiye gusubirayo. Birasa naho ubuzima bwagarutse. M23 kandi iherutse gutangaza ko yaba amazi ndetse n'umuriro byavanywe cyangwa se bitari gukora hariya mu mujyi wa Goma, igiye gushaka uburyo bigarurwa mu buryo bwihuse cyane. M23 biragaragara ko yishimiye n'abaturage. Ni ibintu bigenda bigaragara mu mashusho ndetse n'amavideo atandukanye. Reka natwe dukomeze dutegereze aho byerekeza. Ese nyuma yo gufata Goma M23 irakurikizaho iki? Jye mwari kumwe na Gustave Abayisenga. Mukande like cyangwa se mudene ibitekerezo byanyu muri comment, twiteguye kubumva. Mugira amahoro.